wa musinyirizina wongeye wageze historical derby cyangwa se derby y'amateka. Kiyovu Sport yakira Rayon Sport, ndabona abayovu bafashe intwaro zose karabutaka yewe n'iza gakondo batazibagiwe, biyemeje kuza kwirenza no kwesura Rayon Sport. Rayon Sport nayo ntiryamye ahubwo iryamye amajanja, abasore bari tayari cyane mu mutwe hariya mu Karumuna mu Bugesera muri Oasis Motel kwa Jean Fidel Uwayezu. Tadeyo yabasanzeyo bagirana ikiganiro ndetse baganira byinshi byiza. Umutoza Famille Lotfi na staff ye bose ngo intego nimwe no gutwara amanota y'uyu munsi, abayobozi bagatahana amafaranga abareo baza kubaha. Bimeze bite? Hanyuma Rayon Sport Women Football Club muri CAF Champions League yamaze kumenya uwo bazahura, ni iyo bita Kampala Queens. Hanyuma mu yandi makuru kandi ikipe ya Gorilla ibinyujije ku musore wayo yitwa Mudeyi ndetse n'uwitwa Nduwimana baraye bafashije Gorilla gutuma iyobora urutonde rwa champion y'u Rwanda 2025-2026, ubwo ni saison ndi kuvuga birenze ikipe ya AS Muhanga ibitego 2 kubusa. Hanyuma reka ngo ikaze cyane tuganire amacuma acanye mu buyobozi bwa Rayon Sport, aracyacanye umuriro ariko hari banza iyi ngiyi ariyo ndunduro y'induru, tukaza kumva wenda umutuzo ugaruka muri ikipe. Abayobozi bakabe bari ku ruhembe barwana no gushaka intsinzi abareo bakunda, nibo bari ku ruhembe bacagaguranamo, bamwe barwanira ko ibintu bijya ku murongo, abandi bagashaka kubyihutisha ngo babijabure bitarashya ubundi babikora uko babishaka. Namaze kumenya ibanga kuki bano bagabo bitwa ko ari bantu b'inararibonye bari muri body ya Rayon Sport bakomeje kurwana umuhenerezo bashaka guhenura ndetse gusundura no gutembagaza witwa Tadeyo na staff ye nayo isigayemo ngerere. Ngo ayikaze cyane, nitwa MC John Brian, iyi ni Tuza TV. Ku mugoroba turaza kuba turi kumwe kuri match kandi nimujye kure, byose turabiganiraho neza cyane. Mbaye ikaze, reba namaze gukora subscribe inshuti yanjye, niba utarayikora yikore kugira tuze kujyana neza cyane ku kibuga twicaranye ukurikira umukino Kiyovu Sport na Rayon Sport uyu munsi wa none. Reka mbaha amakuru ku byo burambuye ubundi twiganirire cyane cyane bareyo mutera gatebe tuganire n'abakunzi ba Kiyovu n'abasportif muri rusange. Murakaza neza. We can support you, and I can support you, and we can support Rayon Sport forever. Rayon Sport, Rayon Songambele, Songambele. Rayon Sport, Rayon Songambele. Mu kibuga bakunzi bawe twese twambaye ubururu n'umweru, twese tugushyigikiye. Abakunzi bagikundiro nizere ko muramutse neza, abakunzi ba Kiyovu Sport nizere ko mumeze neza, namwe ba sportif mwese mubana natwe kuri Tuza TV. Igitondo cyiza kandi mugira umunsi mwiza cyane. Turi ku munsi wa mbere wa Rwanda Premier League, ariko uyu ni umunsi wa kabiri kuko yatangiye ku munsi w'ejo. Ikipe ya Gorilla itsinda AS Muhanga ibitego 2 kubusa, nawe babwiye umusore witwa Nduwimana ndetse n'uwitwa Mudeyi batsindira ikipe ya Gorilla ibitego 2 kubusa. Hanyuma ikipe ya Gorilla aka kanyi kabari yicaye ku mwanya wa mbere by'agateganyo kuri uyu munsi wa mbere. No mukino wawe ku munsi w'ejo kwa gatanu, ubwo ntabwo ngutindaho, reka ninjire cyane kuri gikundiro neza cyane. Abakunzi bayo tuganire n'abakunzi ba Kiyovu Sport tuganire, ubundi mbaha makuru n'abasportif mwese yagutse. Mbere yuko ninjira kuri ikipe zombi namaze kukubwira nti nagwaye ikaze ku muntu dusanga mwe nizere ko bateye agatebe tugiye kuba tuganira. Hanyuma kandi uretse kuba nkwishimira cyane nkwifuriza n'ishya n'ihirwe mu byukora, Imana igikumurikira ikugenda imbere. Ndabakunda cyane abakoze subscribe mwese much respect, ndabubaha kandi ndabakunda. Reba nawe niba udukunda kandi udukurikira warakoze sabu wumve ko ngushimiye muri benshi. Hanyuma niba utarakora sabu akaniko kanya urakoze, Imana ikumere umugisha. Like yo ni ingenzi, unye muri comment unyandikira umbwira uti ndabona ibintu bimeze gutya, prediction yanjye kuri iyi match bimeze gutya. Ari Kiyovu yakaniye irashaka amanota y'intangiriro ndetse ikabona motivation yinjiza muri championa. Rayon Sport yashaka amanota y'intangiriro ikayinjiza mu kwitegura Singida Black Stars mu mikino nyafurika. Byose bifite icyo bisobanuye, niyo mugiye kuza kubaganirira, nta numwe nciye ku ruhande cyese nta numwe nciye inyuma, byose bikagenda neza. Gusa
reka mbanze ngunyuremo imikino ihari uyu munsi. Kuri munsi wa none hari imikino igera kuri 5 kuko umukino wa saa 9 nanone kandi uraza guhuza ikipe ya Etincelle n'ikipe ya Gasogi United hariya mu karere ka Rubavu. Bugesera irakira ikipe ya Gicumbi hari Bugesera, Mukura irakira ku mbehe yayo hariya kuri stade mpuzamahanga ya Huye ikipe ya Musanze FC. Hanyuma Police saa 9 irakira ikipe ya Rutsiro. Ni umukino tuzakurikirana kandi tuzakubahamo amakuru niba ngombwa turanabagezaho live, umwe mu bane natwe nta kibazo. Hanyuma kandi ikipe ya Kiyovu Sport saa 12 n'igice irakira Rayon Sports. Ni umukino ukomeye cyane, ni umukino ufite icyo usobanuye amateka ari wo nawo ngiye kugaruka muri iyi minota. Hanyuma ejo ku munsi w'ejo ku cyumweru ikipe ya Muhanga izakira ikipe y'Amagaju saa 9 zuzuye. Ubwo kandi APR iri kuzakira Marine, ariko umukino wabaye wasubitswe cyangwa se wegejwe imbere kuko uyu munsi mu kanya gato saa 5 n'igice APR atangira umukino wayo wa kimwe cya kabiri muri Sekafa Kagame Cup. Abakunzi ba APR ndaje nabyo ndabigarukaho mu yindi video, ariko mwumve ko umukino uratangira saa 5 n'igice za Kigali, saa 6 n'igice za Dar es Salaam. So byose reka mbigarukeho. Now we can support Rayon Sports forever. Rayon Sports, Rayon Songambele. Reka ninjire cyane kuri ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ni umukino ufite icyo usobanuye cyinshi kandi kinini. Ni umukino udakunda kuba ku munsi wa mbere wa shampiyona, ariko uyu munsi watunguranye ubaye ku munsi wa mbere wa shampiyona, intangiriro ya shampiyona. Kiyovu Sport yakira Rayon Sport. Amakuru nagiye ntara hirya no hino, abareba baravuga bati Ferwafa yaragigambana na Kiyovu, bapanga ukuntu rwose Kiyovu bayikura mu gatembwe, bapanga ukuntu Kiyovu bayikura muri krize, bahita bihuza na Rayon Sport ku munsi wa mbere. Niyo mpamvu Kiyovu yese yisumbukuruza yurira urwego ijya mu bushorishori, iravuga ngo kwinjira hamakeya ni 5. Abareyo bakabibonamo nk'akagambane, ariko kandi bakabibonamo nko kunanizwa kuba Kiyovu Sport bizi ko abafana bayo baguye down, baguye kawo, basinziriye ubuticura n'ubundi batari buze ku kibuga, ariko Kiyovu ikavuga ngo reka kwinjira be 5 kugira ngo dukame tutababariye abareyo. Ese byaba bifite aho bihuriye? Umupira w'amaguru ni ikiguzi cyawo ku 5,000 by'iki gihe umuntu yanateze ari unategemo, ahubwo ntabwo biza gusaba bije y'ibihumbi bitari munsi ya 15 cyangwa 10 bitewe naho turuka. Umurekare bakahita bavuga ngo ni ya Kiyovu tumara guha amafaranga ikaza kutwishima hejuru, ikaza kutwiryaho. Batiriyo ntabwo turi bujyeyo, ahubwo turaza gukandira akanyenyeri ikipe yacu. Bareyo nshuti zanjye, ntabwo wenda ndi hano kugira ngo mbabwire byinshi namwe muzi ubwenge munanabizi. Ikipe yanyu igira imbaraga iyo yumva umurindi wanyu. Mbere gutekereza ko ugiye gukiza uburoro cyangwa ubutindi Kiyovu Sport, watekereje ko ugiye gushyigikira ikipe yawe, ukaza kuri match ukayireba, ukareba ikipe yawe ukayitera izo mbaraga, ukamukinnyi wa 12 nk'uko mujya mubivuga, kandi koko ni nabyo. Ese mwebwe hajeyo campaign yo kuvuga ngo ntitujye kureba Rayon Sport, mutekereza ko byabashimisha kubona muri stade mwenyine? Izindi kipe zigiye gukina namwe zose nazo zitwaye nk'uko bamwe muri kwitwara. Ntekereza ko ari bake badukanyije igitekerezo navuga ko giciririza kiri anti football, ariko abantu bashyire mu gaciro bumve icyo bamaze kuri stade. No gutera umurindi, no gutera akanyabugabo, no gutera imbaraga mu bitugu, no gutera ingabo mu bitugu ikipe yanyu ya Rayon Sport. Ubwo amahitamo araza kuba yawe. Jewe nkubwiye ikiza cyo kuza gushyigikira ikipe yawe, ibiri niwo ufata umwanzuro ukaza kuhaza. Icyo wamenya nuko mu buryo kwitegura Rayon Sport iriteguye, ntabwo ngaruka mu byo mu buyobozi bukomeje kuba bunyuranamo, ariko ndabikomozaho. Reka mbanze nivugire ko ikipe iteguye kandi yiteguye. Iri muri lokale mu Karumuna hariya kuri Oasis Moteur, ni imwe muri moteur za Jean Fide Uwayezu ugeze kuyobora Rayon Sport. Niho bari Tadeo yabasuye, abasezeranya byinshi. Ku mushahara yababwiye ko amafaranga bazabona kuwa mbere, kandi bose babyemeranije, barabyumva neza. Nibitagena neza ari mu nzira zo gushaka ibisubizo, baranabibona nawe ko ameze nk'uri kurwana n'imbaga y'abagabo kandi abanyambaraga bashobora no kumubirandura arebye nabi. N'abakinnyi baba babona situation uko imeze, banakireka nk'abanyamahanga, ariko abiwacu mu Rwanda barabibona neza yuko Tadeo ari mu mage, ari mu kaga, arimo arakorana n'abantu bamurwanya,
arakora n'abagabo bashaka kumuhirika bo kuri bo n'iyi match Rayon Sport yitakaje byabashimisha kuko byatera uburakara abakunzi ba Rayon Sport bikaba byatuma bafata umwanzuro nawo bo kujya mu ruhande rw'abasaza bakarwanya Tadeyo. Gusa icyo namenya cyangwa se icyo nabwira abantu, fan base zirakanuye, n'umuriye wese aho arafite ubwoba ubwenge arakanuye, ari kureba ibintu byerekeza, ari Tadeyo ararwana no kugira ngo amategeko ashyirweho, abantu bose bakorere mu bintu donc bakorere mu nzira zemewe n'amategeko, ibyo babikora bikore mu buryo bwemewe n'amategeko. Nyamara abasaza bari kumurwanya bo barashaka ibintu babidabanganya bakabivanga bakabindikiranya kwa kundi babishaka kugira ngo ibintu bite byihuta bive mu nzira. Yewe banashaka ko ibintu biva mu nzira. Namaze kumenya ko impamvu bari kurwana inkundura no kugira ngo amafaranga ava muri kafu azaze bya bihumbi $100 bizaze abasaza baramaze guhirika Tadeyo. Ariko nawe yakuriye umutsina kuko nawe afite abasaza muri inyuma witwa Jean Fidel n'uwitwa Sadate Munyakazi ndetse n'amafani club aryamye kubanza gushyiraho amategeko yarengera kandi akarengera inyungu za Rayon Sport. Ntabwo aryamye kuri Tadeyo nka Tadeyo, aryamye ku muntu wese, ndavuga amafani club, aryamye ku muntu wese urwanira ishyaka ryo gushyiraho amategeko yarengera Rayon Sport, yayiha umurongo n'imibereho, donc n'icyerekezo kinyuze mu mategeko, kinyuze muri stati nziza ndetse n'imikoranire y'inzego zose zukubahirizwa, hakajyaho ubuyobozi, hakajyaho CEO, hakajyaho abandi bakozi bazajya bahembwa, ariko Rayon Sport ikaba ifite umurongo wa nyawo. Aba basaza rero ngo bararwana kugira ngo barebe ko kafu yakohereza $100,000 amafaranga Jean Fidel yaramaze kuba ku buyobozi. Ngiyi intambara, ngiye urubanza ngo ko gucagaguranamo kuri hagati ya Rayon Sport mu by'ukuri abayiyoboye. Ese mama aba basaza ko bajyaga batanga agafaranga niburi ikipe ikabaho, biraza kugenda gute ko Rayon Sport igiye kujya mu kintu nyafurika izakenera amatike n'amafaranga menshi? Tadeyo azayibyimba wenyine? Ese abagabo barimo Jean Fidel ndetse na Sadate baba bagiye kwerekana ko bakirwanira ukuri k'urukundo kwa Rayon Sport bagafasha Tadeyo muri situation arimo? Amafani club namwe, ese muriteguye n'abafana ba Rayon Sport bandi batari amafani club kujya inyuma y'umuntu wese ushakira icyiza Rayon Sport? Amahitamo reka bayanyu, yewe ndi hano ndategereje. Ishimwe Jean Claude Cyucyuri niwe uyobora umukino Rayon Sport ikina muri kipe ya Kiyovu Sport. Saa 12:00 z'umugoroba ndaza kuba marambaraye. Ishimwe Jean Claude Cyucyuri ni inyangamugayo, nta mureyo nta muyovu n'umwe muhakana. Kiyovu nayo iriteguye, ubundi mu kibuga turaza kureba ninde urushundi. Urushundi ni uri butsinde. Ubwo rero ni match ikomeye mu by'ukuri, iratuma gutsinda kwa Kiyovu biratuma bimotivatinga. Nk'ikipe yakiriye Papa yavuye muri Rayon bavuga ko adashoboye, ikipe yakiriye Cedric n'abandi batandukanye bakinyi isanganywe, umutoza nka Haringingo watoje Rayon Sport. Muri rusange Kiyovu Sport izi Rayon Sport cyane kuko irimo abantu bayivuyemo bavuye muri Rayon mu myaka itandukanye bajya muri Kiyovu. Birumvikana Rayon Sport ifitemo na Mackenzie Sina na rimwe bagiwe muri Kiyovu, ariko ubwo niko na Rayon Sport ifitemo ba Bedi Bigirimana, niko ifitemo ba Sefu, bose nabo bagiye banyura muri za Kiyovu myaka itandukanye. Turaza kuba turi match nziza, ntekereza ko iza kuba ari nziza cyane kubera ko byose biraza kuba bibera kuri tapis vert, kandi abataktisien nka Haringingo utoza Kiyovu ndetse na famille ya Latifi utoza Rayon Sport bose baritezwe cyane. Witwa Forenganya ntahari, Emile Bayisenge ntahari ndetse na Mohamed Chori, abo ngabo ntabwo bahari, abandi bose barahari. Asmani Ndikumana arahari n'abandi bose. Abari muze duhure kuri stade, abo bidakundira muze kubana natwe kuri Tuza TV turabagizaho match live. Hanyuma Rayon Sport y'abandi bategarugori izakina tariki 14 z'uku kwezi ikina na Kampala Queens ikipe ya Uganda. Ni umukino ukomeye cyane wa kimwe cya kabiri cya CAF Confederations Cup, CAF Champions League hariya mu bari n'abategarugori. Mwakoze cyane kubana natwe, Imana ibampera umugisha, mugira amahoro. Bye bye, ndabakunda.